ukurikije Sharon ukuntu wabonye ameze ateye apeti 12 ni wayirenza 12 aba nguyu kubera ko abatepe turumva ubu mufitiye santima mu mutwe mburani mu bitekerezo usoza vuba n'iminota 2 byarangiye ko umusoza vuba bivuze ko Sharon umuntu ubura wanyaranjoro ukwanza oya yaka aho kugira ngo samuza ku ruhande da oya yutashye uribuka umuntu ufite blessing ukavuga ati kancana umugure umugati cyangwa se umugure akayaburute oya ngenca kuri busheri kiro kinyama kabisa buri munsi nubu mu gitondo buri iyo mbyutse mugore wanjye rabizi ngomba kuva mu rugo ndi ubugari mukore ku mutima wumve ni yaka mukore ku mutima wumve ni bari byo yakazana mukore ku mutima yaka udakabye Ladies and gentlemen, tugarutse hano kuri TV yitwa Wisdom. Ni Rumi of course, ndi umunyamakuru wa Wisdom muri no minsi. Reka tuganire, twunguke byinshi, turyoherwe n'ikiganiro. Ndi kumwe na bamwe mu bastar bagezweho mu gihugu. Ndi kumwe na Sharon. Sharon amakuru. Ni meza. Ndi kumwe na Yaka. Yaka bimeze bite? Avorespe. Apesi bino mbote bino bahumanda nyoso. Bawe penza bozana kata M23. Kude chapeau bakonjina biso. Ubwo ashyize mu ka M23 ni sawa cyane. Iyo mbonye yakanibuka chef uzi guteka, nibuka umusirikare wa Kongo. Mini kwa askari wa Kongo muranzi mba muri ubungubu butuvugana. Ko nabaga muri nareswe muri CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Ubungubu ngambarizwa mu mutwe wa M23. Iyo mbonye yaka nibuka ko agize ubukwe vuba yakabiti. Ntabukwe ndakora ariko ntabukwe oya ufite fiance ubu ndi mu kwabuki ubu kwabuki kana ugakoze ariko ndi kumwe n'umugore uri kumwe n'umugore yaka ubukwe kubana n'umugore bitane mabuja umwana wateye ubusambo cyakoze nubwo mfite umugore yaka rumubwira wancumuza kabisa ntabwo uri mu Islam oya igire mu Islam uri mu Islam wemera ko washaka abagore barenze 3 barenze 3 ariko ufite ubushobozi bwo kubatunga wanjye ramagisha ntago ari ngombwa ko nshaka 3 ariko bivuze yuko niba mfite umugore bivuze ko Sharon umuntu ubura wanyaranjoro ukwanza oya yaka aho kugira ngo samuza ku ruhande da oya yaka reka nkubwire oya nuko oya ariko nanubu wanyaranje ku ruhande da Sharon niyo muhora afite umugore surona yaka ase kuva mfite umugore kameze neza nakwinyese bura ku ruhande umwubashye ka afite umuntu naho ubundi byari gukunda ntago bari bashakana ariko ntago nshaka kurusenya kanavuga ngo yakwinyetse oya wanyaranje bisanzwe ku ruhande ariko bitavuze ngo uranandukanye na madame yaka kuri urwego ugezeho ubu ngubu nta muntu wagutandukanye n'umuntu muri kumwe oya umugore turi kumwe buraba ari umugore turi kumwe amfasha kuri byinshi hari byinshi duhuriyeho ariko bitavuze ko nakwinyese bura ku ruhande none se niramuka winyetse we bikamubabaza mu gatandukana ntago nabigira ingeso wabiretse none se yaka wabiretse ubundi ukamufata ari umwe ukamugumana ari umwe wamugumanya ari umwe ngo uwase wamuhisemo none se n'abantu n'abo bayisilamu vuga usanga umuyisilamu afite abagore n'abane na 5 ntago bimubuza kubaca inyuma kandi afite abagore 4 cyangwa 3 ubu ngubu simumaranye ukwezi umudamu wawe ariko ntago bivuze ko atinye sebura kurana kandi afite abagore bose simumaranye ukwezi ukwezi kuri hafi ukwezi kuri hafi muri uko kwezi hari umuntu wagucumuza ukabona neza agiye gutuma winyesebura kurana neza ukavuga ati uyu muntu uko munagiye uyu niwe wa mbere niwe wa mbere uri kundangaza ari kukurangaza ese ko mutaramukanyije muramukanye musubiremo nta kibazo ku ruhande ku munwa wapi ku ruhande gusamurarya neza none se wowe ntabwo uri mu mwaka bizu yaka ose uyu muntu ko ashaka kunisha ashaka bimeze bite baba bamuhamagaye have tamene yaka Sharon ari tayari kuba yaye ariko mubinyuze mu nzira nziza idashobora guteza ikibazo
inzira nziza kuba yakubomoza ushobora kunsamuza ayabura banyaranje ariko ushaka utaza kurakaza umugore wawe ntago namurakaze ariko wanansamuza da umugore wawe yitwa ngo iki Yaka umugore wanjye bamwita Uwitije Dusabe Uwitije Dusabe ni umwana mwakuranye ku ivuko ni mwahuriye imihanda uriya mwana rero ntabwo twakuranye gusa yambonye ku iyi mihanda arankunda biba ngombwa ko aza kundeba nanjye ndashima niyo wo kwibwira ati ndagukunda akuyakase we wamuterese oya njye yambonye ku mbuga aranyihamagarira ambwira ati njye ndagukunda bwa mbere mbanza kugira ngo ni bya bindi by'abafana ko abakobwa baduhamagara ni benshi ngo Yaka ndagukunda ndi umufana wawe ibintu n'abababomoza ni benshi urumva oya kutubomozaho turagura ku isoko bisanzwe akuseka wagura ariko burago nyigura uri umusitari ntago wagura ntago nyigura urumva umukobwa ngewe rwose yaramubwira ambwira ati ngenda gukunda asa no kunyirebera arambwira ati nshaka ko tubana kandi mfite umwana nanjye kubera ko nari nkeneye umuntu mbana nawe ndamfatiraho we yari asanzwe afite umwana yarasanzwe afite umwana nawe kandi ufite umwana njye nta mwana mfite oya ubu bari kugiye kumugira umwana we sigaye mubara nk'uwanjye sigaye nitwa Papa Blessing ni byiza agirongera kunyita Yakamwana ubu ndi umubyeyi ni Papa Blessing ngira ngo murabyumva neza pana Yakamwana kandi Yakamwana cyo ni ikintu cyiza cy'abagabo ubu nitwa Papa Blessing mwese mubimenye nubwo uriya mwana atari njye wamubyaye ariko ni nkanjye papa kuko ni njyewe ubu ngubu uhagarariye nyina ni nge chef de famille niwe chef de famille ese Yaka iyo utashye uribuka nk'umuntu ufite Blessing ukavuga ati reka ncana umugure umugati cyangwa se umugure akayawurute uyu ngiye nca kuri busheri kiro kinyama kabisa buri munsi n'ubu mu gitondo buri iyo mbyutse umugore wanjye arabizi ngomba kuva mu rugo ndi ubugari n'akaboga niyo mpamvu buri ubonye cyagiye nageze hano ndi gusinzira buriya n'igihe ubugari nta gatsima ka mu gitondo kandi buriya ubugari bwa mu gitondo burasinziriza yakuramo ubugari aba ari ibiryo bya nimugoroba kugira ngo muhitemo kugira uhite uryama ariko ubugari iyo uburiye mu masaha y'akazi nka saa sita ugiye muri pause ukarya ubugari usubira ku kazi uri gusinzira urumva Yaka ko abona umuntu kabisabaye wifuza umugabo umeze nkawe yego kumeze nkawe uzaza ubyuka mu gitondo akakugurira n'ukuri ukarya akaboga mu gitondo ibyo nibyo bya mbere ubayeho neza cyaro reka nkubaze Yaka iyo umureba ukuyemo kuba yaranyuze mu gisirikare akabanza gucamo iyo myaka akajya mu bintu bya Amerika bigatindamo gake iyo usanga yatangiye muri entertainment cyangwa muri za kangahe cyangwa ameze neza Yaka ari umusare wamurusha kuba handsome wahese nta numwe niwe Bill Gates wo mu Rwanda niwe wawe Bill Gates kabisa Yaka afite fresheri cyane nakubwiye ngo nahana mwaye namwe mwaye kandi yakuraza kumubomoza wambonye njye nakubonye uriya Yaka uraza kumuteranya na Mama Blessing ntabwo namuteranya Yaka bundi mu busanzwe Yaka wakuriye Kongo njye ntabwo ariho nakuriye ni naho mvuka niho uvuka narahabaye igihe kirekire hari ababora bamaze gufata njye mvuka hariya aho bita Masisi niho mvuka njye mvuka zone Masisi burya uri umunyamasisi Igoma hariya niho natangiriye primaire ngeze mu wa 4 muri 1998 mpita nza mu Rwanda kuko nabaga muri orphelinat yego kirera imfubyi mvuye mu kigo kirera imfubyi Igoma orphelinat Ndosho mpita nza mu Rwanda orphelinat Noel yo kunyundi Gisenyi ewana kabisa nase Yaka ubundi umuntu yumvise izina Yakamwana ntago ari Kinyarwanda Yakamwana no kuvuga ngo ngwino mwana ngwino Sharon ngwino mwana akumani Yaka uziko bakurinje mu ndirimbo ya Koffi Olomide na Nuza na Diamond Platnumz Yaka nayishimye cyane ubwo wazaga muri Gen Z habaye ikintu cyo kumera nkaho koko witwaye nk'umurejande hari indirimbo waririmbye kuri stage hari ukuntu ewana performance yawe hari ukuntu ewana introduction ya stage yawe hari muri Gen Z yabaye nk'igitangaza cyane niwe bwo bwa mbere urupapuro nuko rero nashyizemo akantu ntabwo byabaye ko nabishakaga nari nashyizemo akantu kabisa kiryagiye ariko nzovu kiragiye nta kintu yari yanywe kuko nibwo yari ari gukiruka yari amaze iminsi arwaye ngo niba ari typhoide ubwo ni malaria yo mu mara yari ari kunywa amazi yari kunywa amazi ngiye hariya ebana
byeri yari irimo kabisa. nigeze kuba ndi ku kiganiro muri The Choice ndi kumwe na Babu Rwanda na Brenda banagiye gukorayo ikiganiro twagomba gukora show ya Gen Z mvuga uburyo ki wowe na bambaza Yaka mwana na Nzovu baza abantu baruzuye ndababwiye ariko ndakeka ko bakomeje kuza abantu batakomeza kuza bangana kuri abanyarwanda babyumva nabi bagira ngo ndabasuzuguye ariko ndavuga ni ukubera ko basanzwe ko babona kuri YouTube nyuma bakaba baje hano bakaza ari benshi ibyo bintu kuri wowe urabyumva uti Mbo ibyo bintu ngiye ukuntu mbibona nuko byangaragarije yuko abakunzi tubafite kabisa. Dufite abakunzi kabisa bahagije abantu baruzuye banatugera na stage abantu bariyamira cyane byagaragaye yuko kabisa abantu batwishimiye abantu banadukunda kandi babakunda ese urabona mukomeje kuza kwanza ngena nabyifuza nifuza ko mwaba aba stand up comedians ni abantu bakora urwenya mbwirwa ruhame mukomeje kuza mukeka ko abantu bakomeze kuza ari benshi kuriya mbo abantu bashobora kuza ariko gusa icyo nzi cy'abantu baraharara wenda muri iki gihe baraduharaye ariko ejo bundi basaba baduhararutswe basi bazana gusa niba iki gihe dushimisha abantu akaba abantu batwishimiye turi ku rwego uburyo banatugera hano mwari ugasanga abantu baruzuye twagera kuri stage ugasanga abantu rwose sare yose yatsa umuriro ni ikintu kidushimisha natwe kubona abantu badukunda ntabwo turi beza kurusha abandi nta n'ibitangaza dukora kurusha abandi ahubwo icyo kintu dushimira Imana kubera ko Imana yaduhaye igikundiro mu bantu. Nzovu umusobanuro ute kuri wowe? Mbo Nzovu nanjye ubwanjye nubwo dukorana nanjye ubwanjye Nzovu ndi umufana we. Nubwo wari umufana nanjye mu bantu banshimisha Nzovu aranshimisha ko Nzovu ubwe arasekeje ukimubonera nk'ariya nta n'ikintu arakora uhituse nubwo upfa kuba umuzi niki gituma ubona Nzovu niki gituma ubona Nzovu aturutse hariya atari yagira n'icyo avuga ugaseka ngewe Nzovu ni umuntu dusanzwe tuziranye niba ukibiye twagiye tugiranye utuntu twagiye dukorana namubona rero namwibuka nkamutekerezaho ikintu ngahita nseka direct. Ukuye uko mugeze kubomorana indaya ku Gisenyi nakaye kandi mwakoranye ukavuga ati Nzovu aranejeje niyo ukibutse ugaseka bikagutangaza mbo byonyine hari muri Genizi ukuntu twageze akamaso yaramanze ariko Yaka mukiri hanze mwe mwashwanye oya tukiri hanze ntago twabanje gushwana kubera agacupa kuko Nzovu yari yiturije ariko ngiye twageze hariya batwageze nko mu masakenda none mbona abantu bari kujya baza badufite amafoto mitambwira Nzovu nambwira rero Nzovu urabona nitwebwe batumirwa bakuru hano none abantu bari kujya baza badufite amafoto abantu baraza kugera hano baturambiwe turagera kuri stage baturambiwe ahubwo dufate utumoto tube tugiye mu Nyamirambo mutamujyana Nyamirambo ariko si Nyamirambo ko badacuruza amayoga abantu benshi mwazinyweye inzoga twazinywera ahantu bita kwa Kintu kuko nta hantu nagira ngo kwa Kintu kabisa abana abakobwa bankunda ukuntu izo Nzovu rero namugejeje yinywera amazi ubwo Merci yaje kudufita nko mu masambiri abantu bakubise zijo ndabizi kabisa abantu bakubise buzuye ubwo Nzovu hari ahantu nakoresha ibintu by'ubwenge kuko Nzovu nabonye abantu ukuntu bari kuza batwifotozaho ubu nitwe twari abatumirwa bakomeye noneho tuzembere ahubwo abatumirwa badusanga aho ngaho ntabwo byari ariko mwagomba kuba muri wenda mwaye kuba muri vestiaire bakabahera kanaho nuko wenda mwagiye Shalo nahise mugira inama ijambo rimwe kuri Yaka se uramukunda ndamukunda papa ariko kandi Shalo ngende kubona yakumukunda byanyabyo ndamukunda nyine man this is my first time ni n'ubwa mbere muhuye gutya ariko Shalo Imana uzikuseka neza yego ukuri ko Imana useka neza uyu mwana ni namwe Yaka kutari wayo urabona ngiye ikintu namukundiye ariko Yaka ngiye narebaga guseka kumbe wewe wirebeye hano bana afite amatunda rwose aya matunda areze rwose ese aya matunda rwose nayo gusarura aya matunda nayo gusarura nayo kuribwa kabisa Yaka uno mwana akwemereye wa musarura igihe kingana gute ufite imyaka ingahe 20 cyari mutoya ni ribu ni ribu 20 kandi yije imyaka yo gukora 18 basigaye bashaka so ribonye iryo ubu umuntu yagusamura nta kibazo nashaka ntabwo banza ariko bivuga neza uyivuze gusamura
bita biryoha mu matwi wowe byibuza gusubura wawe ukaranje umuntu ukamusamuza koko uwo muntu se kweri nazi nazi uwo muntu nazi yakase kandi ndi ya oya we nakubwiye ngo ufite umugore ni nacyo nkubahira none sharo ntago umugore bari bagira ntago baracyari muri ibyo byubahiro ko ntabyo nkeneye wanyisamirije koko sha katuze kuvugana izo respect zawe koko none se sharo amakuru ni meza mu minsi yashize akavidewo kawe ka trending ugiye kugira inama uranze ugiye kugira shase man nago twese turi abantu ntago umuntu yabura gukosa ngo bibone rero ntiwabura ikintu mubwira wa mugani wiwe abantu bakuru biragora kumva ko oya nzovu we naguciye muri uvuga nzovu agira amafuti menshi nzovu agira ukuri kwinshi agira n'ukuri kutaga kwiye kuvuga nk'ubu njyari kugenda nsebya mu bantu ngo yakanga umugore we ngo bafite ngo udusahani tubiri ngo n'udusafuriya tubiri ngo n'intebe imwe kandi ntazi iwanjye ntaragera iwanjye n'umunsi n'umwe ariko ari kujya kutangaza amakuru yabura ibyo avuga ngo yakanga ese nzovu ko bagutega iminsi avuga ngo imbabazi sibyo ngo afite ngo udusahani tubiri ngo n'udusafuriya tubiri kandi iwanjye nta kandi numvisha bagutega iminsi ngo yakanga ngo base bazamara igihe kingana gute kandi nzovu nge ibintu mba muvugaho byose aba ari ibintu biri kiri nzovu ko umureba kuriya ntagira haba arara ku mutipe bita Musana ufite agacano Musana niwe umucumbikira ni ukuvuga agomba kuva kwa Musana akoze interview ya buri mu gitondo for free ariko reka nkubaza ubundi yaka ko mubona amafaranga menshi kuki mutavuga muti reka tugure kuki nuzatafata inzu wenda ya 50 byaramunaniye no kwigurira ipantaro mu isoko byaramunaniye kubera kumenyera iby'ubu ubu ntabwo nzovuga gashara kwikodesha kuki utamugira inama kubera yamenyereye kubi w'abandi kuki utamugira inama nk'inshuti yawe muhorana inama wamugira bicano bigahinguka mu kundi gutwi bigakomeza agakwihorera ni ukuvuga we kubera kwaba kwa Musana nyine amukoresha interview ya buri mu gitondo ahaguruka kwa Musana amuhaye interview nta mugore afite se nzovu nzovu abaho ngaho bamurera nk'umwana mu rugo ubu nta muntu afite bakundana se cyangwa umugore babana arabafite benshi banamukunda afite n'umugore n'abana ariko mbwira abana ba nzovu Sandrine afite atuye Kanombe afite abana bane abana ba nzovu urabazi hari umwe niwe nabonye umwe se nawe umukobwa bita Sandrine afite umukobwa muremure urushingu y'uburebure ye n'ubwo se nzovu ndabwo ngiye byaraninyuye umukobwa wa nzovu amugereye nka hano none Sandrine uwo nguwo none se nzovu uwo Sandrine n'uwo nzovu njyewe kuri nabyumvise ngo nyine ngo uwo mugore bashakanye atwite noneho nzovu arakurakuza uko byagiye ariko urumva ari uwo nzovu none se umwana bakurakuje urumva ari uwo nzovu nzovu niwe wamureze kubera ko yaravutse nyine ari kumwe na nyina nzovu bari umurera umwana ariko urumva ko adafite mojene atari umwana wa nzovu nanjye nuko nabyumvise nanjye buriya blessing aza nakura ni nuvuga ngo nzovu yarakurakuje ariko ngusa niko nabyumvise ariko I'm not sure you're not sure none singere cyangwa kumenya mu bana ba nzovu bwite bavuye muri we mbo hariho witwa Irene uramuzi ntago ndamubona njya numva ari kuvuga ngo afite umuhungu witwa Irene niba ari muri ndabisimbizi ntabwo aramufite Irene n'uwo Sandrine hari n'abandi nuko nabibuka amazina neza ajya akunda kuyavuga turi kumwe mu biganiro ajya akunda kuyavuga story yakaye yo kubura ukuntu ajya muri Amerika ibintu byamubaye urayizi nayumvishe hari ahantu yayivuze ejo ndi narayumvise ngo ari wanyweye ni ukuvuga nanyweye ibyuma bine ibyuma bine bituma umukozi wa IOM mucira no mu maso bahita banjyana indera bazi ko wari ugiye kujya muri Amerika bakakujyana indera bahise bangira umusara situation yawe y'indera tubwire icyumweru yaka tubwire icyumweru urakizi neza yego ko nyica buri munsi nta cy'abarwayi bo mu mutwe hari niho nabana tubwire nansuyisha nuko tutamenyanye nari no kugusura hari bundi ni nko gufunga tubwire icyumweru cyawe cya mbere cy'indera ukuntu cyari kimeze ibintu byagutangaje
ngera hariya nyine nariyakiye kuko ngewe menyereye gufungwa kandi hariya ntabwo uba hariya bundi ni nk'ibitaro nuko gusa uba utemerewe gusohoka buri mu gipangu utava aho ngaho ariko hariya ni nk'ibitaro kuko mu gitondo mubona breakfast saa sita mukarya na nimugoroba mukarya urumva rero kandi imfungwa zo zirya rimwe ku munsi kandi imfungwa zo zirya ibigori n'ibishyimbo ariko hariya babahundira icyo kurya bameze nk'abantu bari mu bitaro hari ukuntu ujya ubonamo umwana umeze nka Sharon arimo baba barimo beza banamurenze boma babakire basaze kubona umwana nk'uyu wibunosha yarasaze sha ntago babyita gusa baravuga abana afite ni ukuvuga ngo ni ubumuga bwo mu mutwe ariko hariya haba hari bavuga ko abantu bavuga ko afite ubumuga bwo mu mutwe butandukanye hari ababa bafite ibisazi bya karande hari ababa barasaze wenda kubera uburwayi mu mutwe bakujyanayo bya karande n'ibikira usanzwe nawe ajyayo uriyo wowe ntago webye byatewe n'ibyuma sibyo ngewe ni inzoga uriyo hari ukuntu wabonye umwana ubana n'ubumuga ukavuga ati cyana we ntago muba muri kumwe ni ukuvuga hari ibipangu muri kumwe wakibomora bacunzeho gatoya bacunzeho gato mu kijima babuze abasazi hariya baba bameze nabi none wowe ugezemo wakumirwa ibintu baba bari gukoreramo hariya yakanaga ari abasazi batazaguhana abagore umuntu ubana banza ubwira umuntu ubana n'ubumuga ntabwo bavuga ufite nako umuntu ufite kuko abana n'ikintu akunda umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe uvuga ngo hariya rero hariya umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe abagore mubonana nabo kuwa kabiri kuko kuwa kabiri habaho umunsi wo kujya kubashyiriraho imiziki mukabyina ukabyinana n'umugore ushaka nawe mugenzi w'umurwayi mugakora ka boom ubwo si yo boom biteye baba barimo rwose ubwo ufite ushaka mukabyina no so muziki bawubyina nkuko ntago babajyana mwese bareba babandi batangiye kuba bazima bari koroherwa ubwo nawe none bakabafite bakabasohora bakagenda bakabahuriza muri sare bagashyiramo umuziki muri mukaryo umuziki mutenjoyinga umudije aba ari iki umudije aba ari umwe mu basanzwe barwaye cyangwa abari ababishinzwe aho ngaho bazima bari aho ngaho ebana kabisa waje kuvamo rero ariko babonye uri muzima banze bahita bagusezera banze kundekura baravuze ati wowe ntabwo twakurekura uri umurwayi hamagara umuntu ukuzi w'iwanyu aza gukure hano tubamagara mushiki wanjye niwe waje kunkura hariya kuko ntabwo bakurekura ebana ngo ahantu iyo wagiye niyo bakujyanye uri muzima ukavuga ngo ndi muzima ntabwo bajya bakurekura ntabwo nubwo waba uri muzima mbese bahita bayikuraho ariko hari igihe baza gusuzuma nko kuwa kabiri kuwa kane bakubwira ngo yiwe wapi ushobora kugura ihemukira twarahakamishaga amata mwakamishaga mu kigo bagiramo dayare imbere n'inka barazifite bakora ibintu byinshi hariya muri kuki se utajya ujya kubasura nk'umuntu uhatuye genda ati uzi ko utinya iki uzi ko twigeze kubona umusazi sinzi ukuntu umuntu ubana umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe bana ufite preto yari yafashe matera ayishira hejuru ku mabati arurira mbese ajya yaryamayo baragotagota ahantu hose bashaka uburyo bari bumumanure bajya kurira hamwe akajya ahandi mbese habaye nk'amasaha nk'atatu akiriyo none si ibyo wowe uzagende ariko hariyo abantu sinzi ko kubasura hari undi noneho hari undi we yaruriraga akagenda akajya iwabo akongera akagaruka ngo mumufungurire niga yagarutse hari abantu noneho baba hariya bagize nko mu rugo hari umuntu bariya utapfa kurekura nta muntu umusura ntazi iwabo ntiwamenya n'iwabo bibera hariya bagize nko mu rugo hari umusazi ureshya na nzovu witwa Gatatu wererwa yambaye ubusa mu gipangu yibereye mutizi ntabwo ujya yikoze umwenda abenshi hariya bambara ubusa none hari igihe haza nk'umurwayi nyine ebana wenda wowe utangiye kumenya ubwenge ugahita umukuramo imyenda y'imyiza azanye ugahita uyambara
ukamwambika. Ariko iyo urebye ubona nka Nzovu agize ibyago gato akagira umuntu umujyana yagaruka. Nzovu ntabwo yagaruka yahita asariraho. Hariya Nzovu umukubise nk'icyumweru yahita asariraho kuko bisazi birandura. Ushobora kugera hariya rwose abandi bakakwanduza, ariko hari ikintu nabonye aba discipline idasanzwe. Iyo ushatse gukubita umurwayi bana basazi twese tukuzuraho tukakuboroka tukagufata, abaganga bakaza bagahita bagukubita igishinge, hari urushinge bagutera na rumwe batera ugahita ubaparariza ugatangira gucira inkondo bigushira amashize nk'ukwezi. Yaka ubwo buzima bwose wanyuzemo cyangwa se ibintu byose wagiye unyuramo mu buzima ni iki bikwigisha aka kanya, biguha shoki cyangwa se byahinduye iki kuri wowe aka kanya? Nta kintu byampinduyeho, gusa ngewe kigengezemo nsigaye mbona iby'isi ari iby'isi n'ubundi tuzapfa tubisige. Ubonye gusa waramutse ukabona wenda waryamye waramutse nta kibazo ufite, byo nyine nibyo gushimira Nyagasani kuko isi ntabwo ari iyacu, ejo cyangwa ejo bundi tuzayivaho isigare habaye. Exactly nibyo. Yaka umaze imyaka ingahe uje muri entertainment cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro? Mboni kuva 2019 muri covid. 2019 nibwo wageze mu ruganda. Ni ibihe bintu byagutangaje ukigera muri no si imyidagaduro cyangwa se ibintu wabonye kuvuga ati ibintu mu buzima busanzwe abastari najyaga mbona gutya ko sinzi ko ubuzima bubaye cyangwa se ni ibihe bintu wabonye kuvuga ngo ibintu biranangaje? Mbo muri sinema nyarwanda ngumva nta kintu cyantangaje kirimo. Birenze birimo no ubuzima busanzwe kuko n'abatari abastari bakina amakinamico mu mashuri, haba no mu buzima busanzwe ushobora kugira talent yo gukina nk'ikinamico, teatre, hari abaskuti, hari abasaviri. Ishyari ribamo muri sinema nyarwanda. Bana byo none ku macano byonyine. Ku macano abamishe. Ku macano ishyari bana ni uretse no muri film. Umuntu rwose arakubona waproduce video yabona yarebe ifite wenda views 30,000 yagize 1,000 ntabwo kabura kumurya. Ishyari ryo rirahari ariko ntabwo ari ishyari rya danger navuga ati wenda umuntu yakwicudi cyangwa ntabwo yakwicudi. Yaka amaroza abamo mu myidagaduro, amaroza arimo mu ruganda rw'imyidagaduro, wemera ko amaroza arimo? Shange ibyo ntabyo nzi. Ibyo ntabyo nzi kabisa. Hari bamwe mu bantu uzi muri entertainment bashobora kuba bagira ishyari ku buryo bishobora gutuma entertainment yangirika, kuvuga ati uyu muntu ngiye yo murebye sinshatse ngo mentioning amazina, ntago ngiye kuvuga wenda ishyari rya dani ariko muri entertainment nta muntu n'umwe utagira ishyari. Yabonye wamurushije views byanga bikunze agashyari karaza. Reka n'umuntu wese uko abaho hari igihe kigera umuntu akavugisha ukuri cyangwa se hari yaba yagezemo agahemukirwa ku buryo avuga ati ngiye ukuri nzakuvuga hose. Hari umuntu waguye mu kiruka avuga ati umuntu arambabaje, ngiye muri no entertainment sizamwibagirwa, sinzongera guhura nawe, sinzongera kumwitaba, ngiye waramemukiye. Mbona kuvuga muri entertainment abagiye baduhemukira ni benshi. Wowe ndashaka ngiye abantu nka babiri. Ndashaka abantu nka babiri bagiye baturya ibiceri. Abantu babari ibiceri kandi Yaka iyo umuntu abyutse ava mu rugo barahari, ntabwo ari ngombwa ngo ngiye wibavuga ariko hari umuntu umwe, hari nk'abantu babiri baba baraguye mu ibiceri rwose, umuntu bagakoreza amafaranga bakayamunyuzaho. Ari mu YouTube ngo yaguhereze kuko urabona nkatwe nabanze gusa muteme tuba twitungiye buno butelefone, none yancika kuri WhatsApp akambura akagwamwara akavuga ati 1,000 uzabimwereye. Bana wangirira mu kazu ka 10 cyangwa se ukayasamura yose sinzana. Yaka sinshanga uvuga izina rye ariko mentioning nk'akantu abantu baba bamuziho nuvuga izina rye. Wowe uvuga uti wowe nubwo wowe ugenda wenda modoka isa gutya nshaka kwiteranya n'abantu bana abyo ngibyo ababidukoze ni akora muri ibyo birarangira kandi Imana igere igahora. Yaka niki gituma utafata smartphone sibyo? Mbo kubera ko muri iyi smartphone ngiye kwifita kubera ko ubundi kumwe n'umugore ibintu by'agacupa naragabanya kabisa. Ko ubundi natungaga smartphone nagera mu kabari sinyitahane. Nuyitahane. Ni mpamvu nitungira gatono twa 2
bimwe mu bintu umugore nagatwara ejo twapishe nzana swapishe bimwe mu bintu bitangaje uri gukora uri kumwe n'umugore utigeze ukora uri umusore uri wenyine nibi ahubwo ikintu ngewe kiri kumurego nahindutse ngewe ubu ndi kurya mu gitondo ndi kurya ubugari n'agasupu k'indagara cyangwa se agasupu k'inyama cyangwa se agafi nkunda ubugari bwa mu gitondo nangwa akawunga ka mu gitondo icyo ni ikintu cyo breakfast iri kongereraho ku gihe ikindi ndi gukaraba amazi ashyushye singikaraba amazi akonje amazi ari kukugereraho urumva aho washakiye umugore ibintu by'amazi nta mukobwa ukindangaza ngo ndabona nyiri buno ngo ariko siri buno urarirebe kubera ko mfite umugore mu rugo nawe ararifite nisanzuraho ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo akosharo igituma muba beza mugatuma umuntu niba ari kumwe namwe ashaka kugirira ahubwo njye sinibaza n'impamvu iryo rari murigira nese abakobwa bo barigirira abahungu nanjye ibyo bintu simbizi ese reka ngo bazamugane wari wareba umuhungu kumva ushatse ko mwamu njye ntabwo birambaho n'ubushize narabivuze njye ntabwo birambaho ariko hari uwo mwaba mwariyaranje ukamukumva oya nese tuvya we kudakunda nta muhungu wari watereta wewe ubwawe ngo umuterete yego ko oya mba numva indangagaciro zanjye ntabwo ibyo birimo mureba nka gutya yakankavuga ni mwiza ibindi ku ruhande wenda ngo twakundana ntabwo wamutereta nose nta muhungu wari wareba kunyura umutima wanjye sinzi nakubona ko uri mwiza like nk'abandi ariko banyaprochinze ni byiza ariko ngewe ntago nagira feelings zituma mvuga ngo ngiye kuba n'ujya ukumbura umukunzi kandi ntawe ngira ariko ibintu bavuga shara n'abatubeshye ariko rero ni bya bindi by'abakobwa nyine akumva ameze nabi ku umubiri uri kumurya ariko akihagararaho kibi cyacu twebwe rero kwihagararaho byaratunaniye yaka nagiye umuntu yari yako hari ibintu byateye hari ibintu biri gutandukanye ngo muri no minsi abagore n'abagabo bagapfusa ngo nago abagore bakavuga ngo nago umugabo wanjye nkashimisha ngo nagagira ku byishimo byanjye ibyo ntibizakubaho ngewe nago bizakubaho cyangwa kandi narababwiye ko nzahingaho nshoboye njye ntabwo najya guhatana ngo mbiri icyuya mbiri byunzwe nkaho ari aperi na Rayon Sport bari guhatanira igikombe nzakora ko nshoboye nabiranye nzajye kugwa mu maguru y'umugore nzakora ko nshoboye ngewe rwose nimubwira ati mbabarira uyu munsi rwose niruhukire ndinaniriwe wa mudamu uzabyihanganire yaka abasore bari gukora uko bashoboye bakararamaje kugira ngo bashimishe abantu bakagera n'abahera umwuka urababwira icyanze hari uwapfuye ejo bundi yavuye ku mukobwa akicara gato ahita yumva ahaganaye i Musanze Musanze pe biri ku yindi level bari n'abanywi uwo mwese simwe mu bikora nagari ni twebwe mwagiye mutoberera cyudare ko umuntu ngaruhuke niba ubona bya ntago mbizi bane ntago bizi ariko nawe zasora ugizumva nzumva yaka nk'ibyo se ngo umuntu yarapfuye Musanze yarapfuye Musanze umutipe rwose yari ari kumwe n'umukobwa bari mu cyumba rwose bari mu gikorwa uwo mutipe ngo yanywagiye ibinini hari n'abasigaye banywa ibinini ariko ibinini wabinywa cyane nge wabandi sina nabi nuzi nuko bisa uwo mutipe ngo yarakoze yari yanywa ikinini arakora ngo arangije ngo abwira umukobwa ngo ndarukireka ngo ndarika nduhuke akiruhuka ahita yitaba Imana kweli yaka ubundi umugabo nyamugabo kugira ngo abantu bose mwabagore mwe ko mugiye kuzamura abagabo mwaritse bakajya bakora ko bashoboye ubundi se barashaka iki ubundi se napfa biragenda bite yaka ubundi umugabo nyamugabo abantu bakurikiye Wisdom TV abanyarwanda ubona basobanura kandi yakufite experience mu bintu byinshi uri umuhanga ubundi umugabo nyamugabo abagomba kwiranja iminota kugira ngo bitaza no guteza ikibazo ku mubiri oya ubundi umugabo wenda muretse kugorana wenda agitaha ashobora gukora one round imwe inda akaza kuyikora ya masaha ya 11 muzabura keye ibyo mu gitondo round imwe ariko rero ya mu gitondo yo ngo iyo utayikoze ni kwa kuntu umugore abyukana umushi ari kumena amateremusi ari gukubita abana kujya sitara ku masahani no kuvugira round ya 11 mwabagabo yeyo rwose ngo yibuze ngo ba waki none se yaka kutubwiye ko ufata ifunguro mu gitondo ya 11 nabo wayikoze
warebaga saa 11 tu iriya yaba ari ngombwa aba ari ngombwa wewe abantu nk'umuntu byukana umushira uriya ranje ni ukuvuga ngo iyo utayihaye umugore ira rawundi ya mu gitondo banabyukana umushiha wa danje abana avuga nabi urushyi rwa danje mu kanya gato teremusi ngo iramenetse ukagura indi kubera iki iriya saa 11 bana ngo ibikenewe kabisa biroti ngaho saa 11 abantu ugomba guhinga aho ushoboye areganye nawe kuri wowe ne bari biroti mbo biterwa nuko naramutse iyo waramutse neza wariye neza waraye neza ni minota ngaho 12 ahubwo uteye ubwoba ubwo 12 urabyumva ntabwo mbyumva se ndabizi njyewe ese sharo uko mumura nta kintu bikubwiye kandi ugiye kugera mu gihe cyo gushaka ubwo bizakimbwira ninyigera muse birambwira iki nyine nubigeramo se ugasanga utarafashe inama zawe kari kutubwira ndi kumva nuko iyo experience kuba ntayifite ubu ndi kumva ubwo nzareba niba yaka ukurikije Sharon ukuntu wabonye ameze ateye apeti 12 ni wayirenza 12 ahubwo nk'uyu nguyu kubera ko abatepe turumva ubu mufitiye santima mu mutwe muratuka mu bitekerezo usoza vuba n'iminota 2 byarangiye usoza vuba ahubwo wa muntu ubutitayeho wa muntu wa fake yari n'igihe nduha rwose nkahita niviraho ntanasoje kuki si ibyo bintu bitaba ku muntu kuki bitaba ku muntu wakunze ahubwo umuntu wakunze ufite santima uriya kubera ko umufitiye santima usoza vuba cyane biranga ibyo bintu kudashaka none se ndabimenye gute cyangwa kangahe wari usanzwe ubizi oya yabimbwiye nabyumvise yakamwa ko nshaka gushaka umwana uturutse hari iwanyu za Masisi nibiye bintu bakunda nibiye bintu umuntu bagomba kwitondera arahari ahubwo bagiye kujya no muri Amerika mu minsi iri imbere mwabantu mwe waba ukeneye umukobwa w'iwacu uri Miami ahantu bita Mahama mu kare ka Kirehe mbwire ngo ushakire umukobwa w'iwacu uri hafi gufata rutema ikirere ngose nigiye ubwira nigiye ubwira n'abandi banyarwanda bose bana akuriza indege rwose wigire yose yaka umwana uri Mahama ni Mahama bayita Mahama ariko twebwe muri sirengi zacu tuhita Miami turabashuje abantu bariyo Miami niki hakwigishije niki wakundira niki wakumbura mbo Miami ikintu makundira nuko mabara nyiwacu hari abavandimwe bangiye hari famille ni mu nkambi yagiye twabaga ubundi mu nkambi yagiye mbe batwimurira Mahama ubu turi Mahama turi impunzi z'abakongomani zivanze n'impunzi z'abarundi impamvu rero makunda nuko ari iwacu hari famille nta wangi wabo nubwo mba ndi hano i Kigali ariko iwacu mvuga ni hari ariko ngi Mahama Sharon agiye yaza ari nk'uw'igihumbi ngo ari abana beza cyane ngo Sharon agiye yaza ari nk'uw'igihumbi barahari beza cyane ariko nawe ntabwo ari mubi nawe ni mwiza cyane ese Sharon iwanyu mwese beza ese umuntu ajya amenya ko ari mwiza we ntabwo uzi ko uri mwiza uretse kumva nkayaka gutya bivuga ushobora kuba nta muntu utikunda none se n'abantu abantu bose ni beza ntabwo wakwitaka ariko abantu benshi bamaze kuvuga abantu benshi abantu bangahe bamaze kuvuga kuri mwiza duhere kuri yaka niwe like arimo n'abandi barahari ntabwo namenye umubare ni bangahe bamaze kugusoma kwitamo nk'uko yaka yego so wabamenya ko n'umukobwa w'inshuti yawe musuhuzanya n'abantu hose nakunze buno ufite uno se waribonye kandi yaka ni iki wakunze cyane kuri vuga ibintu bitatu wakunze ikintu nakunze ni taye yose muri rusange oya bitatu byambere wakunze cyane cyambere byose ni hano mu gatuza hasha bayerekana kuri kamera mu gatuza urabona ko amatunda areza amatunda ari very good ikindi ibuno ndi sawa riri kuri ya nimero kuri nimero 4 iri buno riri kuri nimero 4 riri kuri nimero 4 rwose ikindi nako umugore bafite ibuno ryegutse kuryo niyo yahetse umwana amera nk'uwicaye hako yaka icyo ni icya kabiri cya gatatu gaseka neza aseka neza kabisa aseka neza kabisa ase yaka njemba mbona sinzi uko mbona nyifite icyizere kuzajya muri Amerika sinzi ahantu ngikura ngewe
sinzi niba nawe icyo cyizere ugifite. Dosiye zacu ntabwo zijya zirangira na n'ubu bampamagara buri mwaka njyewe ikibura gusa ni ikinyabupfura disipurine yanjye ni hafi ya ntayo ariko se Yaka njyewe na n'ubu ngiye ku murongo disipurine imyaka 2 Yaka mu by'ukuri ubona igituma disipurine yawe iba hafi ya nayo n'ukubera iki? Oya ubu ngubu disipurine yanjye igiye kujya ku murongo kubera ko nsigaye mfite umugore. Uriya mugore nujya muri Amerika uzamujyana? Kunshyira ku murongo. Nujya muri Amerika uzamujyana? Uriya dusezeranye pasike we ni umunyarwanda ngiye ndi impunzi nshobora no kugenda mbere hanyuma y'umwaka umwe agahita nsangayo. Urateganya kumusezeranya mu rukiko byemewe n'amategeko cyane rwose? Ryari? Ntago ndamenya igihe ariko ndi nko mu myaka 2 iri imbere. Mu myaka 2 Yaka wazaba bagutwaye abandi bantu tugasezerana kabisa. Nigeze kubona ikiganiro mwicaye ahantu hameze nko ku gashyamba Kanyombya na Nzovu berekana ahantu bahakurya ni utuye n'ubu. Oya hariya ni kwirebero icyo gihe nabaga kwa mabuja Mutoni Asia ubu ngubu nawe ari muri Amerika. Hako Mutoni Asia yaragukunze? Mutoni Asia yaragukunze? Mufata nk'umubyeyi wanjye mufite nka mushiki wanjye ni byose kuri njyewe na n'ubu ngubu support ye ndayibona cyane kabisa. Sa aragusupport muri Amerika ya. Ni umwana mwiza kabisa. Shalo abakobwa ngo muri gukunda abasore bafite amafaranga. Umuntu udafite amafaranga ariko sinjye ntago ari njye ngo nyine birahari ariko kandi ntago ari abantu bose. Wowe se ntago uzakunda umusore ufite amafaranga? Afite ni byiza kandi atanayafite namukunze nta kibazo. Mwashakana gute Shalo? Nkamukunda nyine tukaba dukundana njyewe nyafite kandi nubwo naba ntanayafite uburyo burahari bwinshi bwo gushaka amafaranga twayashakana. Ira ndirimbo bavuga ngo niba umukunze mujyane no hasi waryama Shalo hasi kuri ya matora no nyine ubushatse kuvuga nta bintu dufite ku buryo twaharyama kabisa. Yaka uyu mukobwa ni mwiza n'imbere. Ese ibyo kuvuga biri ku mutima cyangwa uri kubeshya abanyarwanda? Nawe reba ku isura ntago nababeshya. Nzajye ureba. Tugiye biri ku mutima cyangwa urebe mukore ku mutima wumve niba Yaka mukore ku mutima wumve niba ari byo. Yaka zana mukore ku mutima. Yaka udakabye. Ntabwo ngera hepfo ndumva ariko bimeze da. Niko bimeze rero abakobwa baracyari bagifite umutima nk'uyu nguyu. Aba bakobwa baracyari gusa ni bakeya ariko nabo kandi aramutse anayafite wewe akakubwira ngo aragukunda ni yandi mu marani igihe gito ni nka bwa bukwe bwa Jackie na wa mugabo we bwahise bumurangira icyumweru kimwe kubera ko Jackie kuntu nabyumvise ashobora kuba ari wari ufite ibiceri. Nuvuga ngo umukobwa ukurusha amafaranga byanga bikunze aragusuzugura ntabwo gufita nk'umugabo. Umugore wari we wese wakurujije amafaranga byanga bikunze aragusuzugura. Ariko Yaka ndashaka ukiriyaringa iki kintu kuko mu by'ukuri Inzovu arakubitwa buri munsi ntago hashira icyumweru adakubizwa kandi akubitwa n'umuntu akubitwa n'indangamirwa ye yitwa Mama Queen. Akosa ijyaho kubera icyazayiritse sinzi niba yaramuruse amukunda kubi ariko Inzovu icyo mpfa nawe aza hano kuri social media kavangewe Mama Queen ni ikiyebe yenda kuzanyica namuretse ejo ni mugoroba hace mu munsi basanga bari kumwe banabizihiwe bari kunywa byeri byarangira Mama Queen yamara gusinda yakwibuka agakosa Nzovu yamukoreye akamudiye. Yaka hari umuntu uragukubita w'igitsina gore? Jewe niyeze gukubitwa n'indaya ariko ni rimwe byagenze bite? Ariko ngiye nago wankubita ngo nzagaruke nubwo waba uri mama wambyara. Ese goye waba waranduze se? Yaka yagoye iki? Ni kwa kundi nyine abantu baba basinze ndaya yari yasinze ubwo nyine turarwana biba ngombwa ko turwana ndi kwirwanaho. Akweka umuntu wabaye umusirikare umusoldat de soldier muri arme ikomeye y'igisirikare gikomeye muri Kongo gute umuntu yakubashije indaya yakubashije ikagukubita? Rega umusirikare ntago ari karate nese mu gisirikare bigamo karate muri umusirikare akenshi burya arwanisha imbunda hari ukuntu cyera bagaza bari imbunda bura no mu gisirikare hari ukuntu twashwanaga washwana n'umusirikare mugenzi wawe bakomanda bakavuga ati muzana ibyo bikoresho abantu bakabakimwe kabaha ikibuga ngo ngaho murwane uri bunesha undi turabakiza kugira ngo mwubahane ntabwo ndi buri umusirikare
kwiyaminiya kwe ni imbunda. Iyo ufite kiriya gikoresho nubwo waza upima 200 ntacyo waba umbwiye. Bimwe mu bintu muri memories cyangwa se muri bimwe mu bintu wibuka ukiri mu gisirikare bikagusetsa cyangwa ukumva igisirikare ni ibi tumwe mu dutendo twabereye mu gisirikare ukiri mu gisirikare aho utubwiye ni peto wari ifite kwanza mu gisirikare njya akantu njya nibuka kansekeje ni ukuntu nicaje umuzungu hasi akavuga ikinyarwanda kandi ataki yavuze ngo iki naramubwicara hasi zana amafaranga nako kinze imbunda gutya nkamika musasa ari kure arangije taratabaza avuza induru ngo mbabarira ngo amafaranga ari hariya mu biro yavuze ikinyarwanda kandi yureba kariyeri y'igisirikare urayize ngenda yizera yageze kubeshya ngo yasimbutse mu ndege ngo avuye muri Amerika ego se ngagwa muri Amerika kandi ibyo twaturi kwayago ibyo warabeshyaga ibyo byo kwari ukubeshya kwari kuryo iki kiganiro imbunda ukumbura ni iyi imbunda umuntu utayizi ushobora kuyimutunga akaza ariko gusatira ariko nkanjye uyizi sha uyinunze icyo wambwira cyose nagikora sharo imbunda uzi imbunda iriya yinuze niyo basirikare buri umuzungu nyine uriyizi n'abasirikare barigiye nyine uzi imbunda zinga iyo umaze kubona n'amaso yawe ushobora kuyimutunga akabona ntacyo bitwaye abakobwa ngo ntabwo batinya utabeshye njyewe ubwoba bwatuma ntinya nese wakumva ko agiye wowe urayitinya wayitinya ariko wowe urayitinya wowe urayizi ariko ntabwo uzi arayizi ariko ntabwo urayitinya wowe sohokamo umuriro yego pimato ntabwo uyitinya babona bagenda ntabwo uyitinya ndayitinya mani iyo mbunda none ubwo nta nubwo wari wayibona imbunda se like kubabona bazifite bagenda sindayireba irango menye ngo umaze kubona zingahe bazifite imbunda zibara iriya ni nyinshi sharuzwe nawe utoroshye iriya n'urupfu hari igihe hari story imwe nigeze kubona ngira ngo y'umupolisi warashe bagenzi be yasanze abantu bicaye arabarasa njye hari igihe njya mbona abantu bakinisha nk'abapolisi cyangwa se abandi bantu ugasanga umuntu aramwendereje kandi ashobora kumunyuzamo mbo hari ibidakinishwa rero mbwire n'abantu buri umuntu ufite kiriya gikoresho ntukamukinishe kuko ruriya ni urupfu aba afite mu ntoki naho bwe abagendana urupfu ni ukuvuga umuntu ufite kiriya gikoresho ntugapime ngo umuzaneho ibintu by'umuteto kuko njyewe ndamutse mfite imbunda ukavuga ngo uri umusivile bya bindi mwitereshwa amabuye ngo muri mu myigaragambyo ukibeshya ukantera ibuye nkavutura so gusa ni uguhita mbatumura ntabwo natumura umwe upfa kumvishije amaraso gusa ariko kurasa bigira amategeko yaka ntabwo ari ugupfa gukocinga ukarasoma ku buryo ngewe umusivile yantera ibuye mu gahanga akamvisha amaraso mfite ngewe simusigange mu ntoki nka kwiyorera ntabwo tumura rwose wese warashishaga iyo mbunda mbo nta mbunda itica na warashe wowe uri mu gisirikare wari ufite iyo nakoreshaga karacinikofe wari peti irihe mbo ngewe nambaye staff sergeant premier sergent iryo peti natangiriyeho mva kuri premier sergent nambara adjudant chef va kuri adjudant chef nambara second lieutenant ubu ngubu ndi major muri M23 ariko se bolanda ngai ariko se yaka major bari gwaye ryari kumaze iminsi kubera 2019 ko major ngewe promotion isohoka ndi hano ariko igasohoka muri Kongo ugahita uryishyirira naguzi ko hano tuvuge nka Samusure baramuburanishije baramukatira kandi ngo ari Mozambique igihe cyose azazira azamufunga nanjye igihe cyose nzambukira nzambara media yanjye murakoze cyane urigende se wowe ngwino tubasezere ngwino dusezere abantu ubu major yawe wiyegukana dusoza Sharon igira ikintu uvuga yakanyukura abagiye abakunzi ba Wisdom mukomeze mudukurikirane mu birebe cyane na subscribe natwe tuzakomeza tubagezeho ibintu byinshi byiza urashaka umukunzi ufite imboni
reka imbunda se ntabwo ushaka umukunzi w'umusirikare ariko abakurikiye Wisdom bamenye gushaka nta mukunzi nshaka kandi nawe ufite itangazo nuko nta mukunzi nshaka itangazo nuko Sharon nta mukunzi ashaka mwakoze cyane abakurikiye Wisdom TV Rwanda tugize ikiganiro cyiza tuzaba tugira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye yakatuganije Sharon yatuganije kiri ikintu babwira tubasezera turabakunda cyane nta kindi bababwira ikihe kindi se bakore subscribe nicyo cya mbere ubundi tubateme ibintu comment na share byose subscribe mujye kuri all mujye mubona ibintu byose bya Wisdom TV Rwanda mwakoze cyane nakagaruka turi kumwe kuri Wisdom TV Rwanda ciao ciao